Yesu ashimwe cyane nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Ntabwo ari shalom rwose, indamutso y'isi imaze kwivanga mu nzu y'Imana cyangwa se mu itorero ry'Imana, iyo tugomba kuyisezera tukagumana Yesu ashimwe cyane, amen cyangwa maranata, haleluya. Ndashima Imana kuri uyu mwanya mwiza. Izina ryanjye ni Patrick Kamanzi. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les 12 Ouvriers, abasaruzi 12. Ndagushima Mana ishobora byose, Mwuka wera w'Imana ngwino uganiriza ubwoko bwawe. Njyewe mbikoze nta numwe wakumva, kubera umurimo ari uwawe, ngwino ubikore mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, turashima Imana cyane. Turi kuri titre nziza, turi muri rwa rugendo rwa Yaseri kubw'ubuntu bw'Imana nitwemerera. Yaseri nabasezeranyije kuri AI y'amana y'isi, nkuko nabibabwiye ubushize. Iyi ni video ya gatatu niba ntibeshye. Nababwiye ko zishobora kuba 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinzi uko zizaba zingana izo video. Wenda ni ya nyuma cyangwa hariyo, ariko nyuma y'iyi hari indi turi usohore. Uko biri kose uyu munsi ni kuwa mbere tariki 15 niba ntibeshye, 15 z'ukwezi kwa 9 2025. Nibidukundira hari indi video uyu munsi iri busohoke n'ibyanga izasohoka ejo. Turifuza, ubutumwa ni bwinshi cyane, turifuza kubusohora vuba vuba. Nubwo ubushobozi butabitwemerera, ariko Imana ni Imana nyiri umurimo, izagikora uko ibishoboye, uko yabipanze, kandi icyo yapanze kizajya kibaho. Turashima Imana cyane ko iyo seri nuyikurikira neza, urwego rwari rwo rwose urimo, nifuzaga ko haba abanyapolitiki b'iki gihugu cy'u Rwanda, b'igihugu cy'u Burundi, b'igihugu cya Tanzania na Kongo, wenda abashora na Uganda benshi bumva ikinyarwanda, nubwo kukivuga bishobora kubagora, ariko baracyumva 80 cyangwa 70%. Icyo nsenga Imana, icyo nsaba Imana, nuko ubutumwa bugera no ku banyapolitiki bayoboye ibihugu byacu, bugere ku bantu bize ibintu by'ikoranabuhanga, bayoboye inzego zitandukanye ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ubu butumwa Mwuka wera w'Imana bugeze ku bacuruzi bakomeye bari muri ibi bihugu byacu, ubugeze ku ntiti, abazi ko bafite ubwenge mu buryo bw'umubiri, ubagezeho ubu butumwa, kuko uyu murimo ni wawe. Ubu butumwa ni wowe urimo kubugeza ku bwoko bwawe. Ndakwinginze ubugeza hashoboka. Kubera iki mbivuze gutyo? Kubera ko izo nzego mvuze nizo zirebana cyane cyane n'ibi bintu mbere yuko bigera ku muturage, kuko bigera muri izo nzego zo hejuru. Iyo batabyumvise neza, bakora direct birimo kuva i Burayi, ibirimo kuva muri izi system zirimo gupangirwa za Burayi, za Amerika na hehe, bakabinaga mu baturage, ejo bikabakoraho, ejo bikabagiraho ingaruka, igihugu kigahura n'ibibazo aho guhura n'ibisubizo. Ibimenyetso simusiga ko AI izanye urupfu aho kuzana ubuzima, nkuko benshi babibona. Benshi barabona ko AI izanye ubuzima, nyamara siko kuri. AI mu myaka iri imbere muzayicuza mu buryo bukomeye cyane. Twarababwiye ko intego y'ubu butumwa tubagezaho ni ukugira ngo mubone ibibi bya AI, mubone n'ibyiza bike byayo. Ibibi ni byinshi cyane kuruta ibyiza. Ibyiza muri iki gihe turimo dushobora kuyikoresha mu bushakashatsi runaka, mu gukemura ibibazo by'imibereho y'iyi si, ariko mu by'umwuka ni ukwitonda, nkuko nabibabwiye ejo bundi muri video yindi yabanzirije iyi ngiyi, ni nk'ebyiri zabanzirije iyi ngiyi.
zose ziri kuri iyi channel. Niba utarazibonye genda ni video ebyiri ziheruka, iyi ni ya gatatu nkuko nabibabwiye. None muvandimwe, hari ubutumwa nababwiye ko buzajya bunyuraho kugira ngo turusheho gusobanukirwa cyane cyane ese Imana muri ibi bintu ifite uruhe ruhare, ese ibi bintu biriho ntibyahanuwe tukaba turimo kubyirengagiza? Yego, byarahanuwe. Umuhanuzi Daniel, ijambo ry'Imana riravuga muri Daniel ibice 12 umurongo wa 4. Iyi ni imirongo nabasabye gufata mu mutwe. Daniel ibice 12 umurongo wa 4 n'imigani 22 umurongo wa 3. Fata 12 Daniel umurongo wa 4 n'imigani 22 umurongo wa 3, ubifate mu mutwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko Daniel bumba igitabo ugifatanyisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira mu rwego rukomeye rurenze ibitekerezo by'abana b'abantu. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane bigaragaza ko nubona ibi ngibi uzamenye ko umwami Yesu ageze ku rugi. Imigani 22 umurongo wa 3, umunyamakenga iyo abonye ibibi bijara byikinga, ariko umuswa akomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Iyi ni imirongo mfatizo nababwiye ko izagenga ubutumwa, tuzayisubiramo kenshi gashoboka. Yego, hari n'indi mirongo izaza, ariko iyi ngiyi niyo izaba ari imirongo de base. None bavandimwe, umunyamakenga niwe ndimo kubwira muri aka kanya. Umunyamakenga, ariko cyane cyane wewe munyamakenga uri mu rugendo rugana i Siyoni, kuko ibi byose icyo bigamije, icyo birimo guhiga no kuvana Imana mu bantu. Muri bo baratekereza ko Imana niva mu bantu ibyo barota kugeraho bazabigeraho. Ni ikinyoma, ntago bazabigeraho, ahubwo bizarimbuka. Niyo mpamvu wowe ujya i Siyoni ugomba gukanura, ugomba gukanguka, ugomba gutega amatwi kabiri. Nawe cyo kurutajyayo ariko ufite icyifuzo cyangwa ntunabyemera ko bibaho, ubutumwa burakureba, kuko izi ngaruka ntago zizarobanura, zizagukoraho, zikore no ku wundi. Gusa abayoboye iyi si n'ababafasha gushyira imigambi mu bikorwa, bo baratekereza ko bagiye kubaho neza cyane. Mu ikubitiro bazabaho neza cyane. Mu gihe abantu hirya no hino ku isi bazaba bamanuka mu bukene bukomeye, mu bibazo bikomeye, mu kubura akazi mu buryo bukomeye, bo bazatumbagira. Abaherwe b'iyi si bazatumbagira, abanyapolitiki bakomeye b'iyi si bazatumbagira, ariko nabyo bizafata igihe gitoya, imyaka 3 n'igice gusa. Ndakeka ko video iri bukurikire turaza kubivugaho mu buryo burambuye. Byaba ari ubuswa bukomeye bwo mu rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu w'umunyabwenge wiza afite masters za PhD n'ibiki byose, ni ba professor n'ibindi, ni ba scientifique bakomeye cyane, agashukwa n'ibintu bizamara imyaka 3 n'igice, akabura iby'ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu koko ijambo ry'Imana kuba rimbuka ni ubupfu. Iyo bigezaho ndabisobanukirwa neza cyane. Ijambo ry'Imana kuba rimbuka ni ubupfu 100%. Uyu munsi Imana yangiriye ubuntu, impa imfashanyigisho kugira ngo uze gukomeza kumva ubutumwa turimo kubagezaho. Hari imfashanyigisho nyinshi tuzagenda twifashisha kugira ngo urusheho kubisobanukirwa. Imfashanyigisho twebwe tuzikorera ubushakashatsi, ariko hari n'iz'abandi, inshuti n'abavandimwe n'abandi tutazi, yewe twabona bishoboka, ari ibintu bishobora kugufasha. Ni ukuri byose tuzabizana kubw'ubuntu bw'Imana, sibyo? Muvandimwe, umufaransa yaravuze ngo un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Umuntu umwe iyo abwiwe agahugurwa akigishwa ababaye nkaho harimo abantu babiri. Mu yandi magambo, hari ikintu kizima kiza kigomba kumuvamo. Ariko ibibabaje uyu munsi ntibashaka kumva, ntibashaka gutega amatwi, bo barareba inyungu z'isi z'aka kanya, ibifaranga by'aka kanya, ibizu by'aka kanya, ibimodoka by'aka kanya, ubuzi bw'aka kanya. Satani akabahuma amaso, akabima kureba
ejo hazaza. Nifashishije umunyamakuru simuzi uretse kumwumva, ariko ni ukuri Imana imumugisha, kuko hari mwene data umwe wanyoherereje ubutumwa cyangwa se ikiganiro, ni ikiganiro uwitwa Ismael Mwanafunzi yakoze. Nzi ko akora ibiganiro, ni umunyamakuru niba ntibeshye, mbabwiye ko ntamuzi, ndetse n'ikiganiro yakoze ngiye kukifashisha sinabimusabye, musabye imbabazi. Niyumva ubu butumwa yabikoze kugira ngo afashe abanyarwanda, afasha abarundi, afasha abanyafrika, afasha abatuye isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndakeka ko yumvise nifashishije iki kiganiro cye nta kibazo byamutera, ahubwo ashobora kubyishimira ko twese umugambi n'umwe ni ugutabara abo Imana yaremye. Mwanafunzi Ismael yakoze ikiganiro cyiza cyane cy'iminota mike, iminota 19. Hari umuvandimwe umwe Abumuremyi Jean Bosco dusengana kuva mu mwaka wa 2021, ndumva tumaranye igihe kinini, ntiturabona n'amaso ku yandi, ariko tumaranye igihe kinini, ndetse hari yarenze n'igihe nta makuru. Naje kubona uyu munsi anyoherereje ubutumwa mu gihe twari turimo gutegura ubundi butumwa bwagomba gusohoka. Anyoherereza message kuri WhatsApp, arambwira ati numvise ko ufite igikorwa cyiza cyo kwigisha ku bijyanye na AI, abantu babisobanukirwe, cyane cyane abana b'Imana bamenye urugendo turimo kujyamo uko byifashe. Noneho hari ntuzari ikiganiro mbonye, numvise nakigusangiza kugira ngo wumve ukuntu twugarijwe. Arakimpa, ndagifungura, mbona ni kigufi. Aho niba ari kigufi ni byiza cyane, niyo mpamvu nanjye nkunda gukora ubutumwa bugufi. Iyo birenze iminota 20, 25 9 aho ngaho mba numva ndimo kujya kuri 30, mba numva nakabije. Kubera iki? Kugira ngo na wa wundi udafite umwanya azabashe gukurikira. Ibyo biramfasha, kandi nukuri Imana igifasha. Maximum 28 9 byose bibe birimo. Ndebye ari kigufi, ndavuga okay, reka njyemo numve, basi ndumva ari ikiganiro cyiza kandi kijyanye neza na teme turimo kuvuganaho. Ni imfashanyigisho ikomeye. Imana imumugisha n'ukuri, kandi ikomeze imuhishurire byinshi, akomeze acukumbure. Abantu nk'aba ndabakunda cyane. Ubona ari umuntu ufite ubwenge, ari umuntu usoma cyane, ukora ubushakashatsi cyane. Narababwiye nti muri iyi minsi bakristo bene data, soma ijambo ry'Imana, senga Imana, wiyirize, ushaka Imana. Hejuru y'ibyo wongereho no gushaka amakuru, no gusoma, no kumva amakuru y'ibirimo kubera hano hanze, kugira ngo ejo umwanzi atazakugwaho utabyiteguye. Nutumva bizakugora cyane. Ni ngombwa cyane ko ugomba gutega amatwi, ukumva, ugasoma, ugakora ubushakashatsi. So bene aba bantu ndabakunda, kuko ubona barimo ubwenge bw'Imana. Nuko ngiye kubashyiriraho icyo kiganiro, ugikurikire neza, uraza gusobanukirwa byinshi iby'ubu butumwa tuzabagezaho muri iki cyumweru, muri iyi seri y'ubutumwa bungahe buzabageraho. Tuzajya gusoza hari ahantu Imana ikuvanye, hari ahantu Imana ikugejeje. Ndakubwiza ukuri, tuzajya gusoza niba koko warakurikiranye kuva dutangiye kugeza dusoje, ntago uzaguma wa wundi. Ndakubwiza ukuri, yaba mu gakiza kawe, yaba mu bumenyi bw'ibi bintu birimo kuza bitubeshya ngo birarabagirana nk'izahabu kandi ari imiringa, byose uzabisobanukirwa. Imana igumugisha. Kurikira ubwo butumwa, kurikira icyo kiganiro Ismael Mwanafunzi yakoze. Twongeye kubasuhuza bakunzi mudasiba kudukurikira kuri iyi shene Ismael Mwanafunzi Docs. Shene bagezaho ibiganiro bicukumbuye, biyunguruye kandi birimo ubumenyi. Aha niho tunyuza ibiganiro byacu mu buryo bwizewe kandi bugenzuwe.
tukivuga ku bumenyi reka duhurize ku bw'ikoranabuhanga, by'umwihariko ubwa intelligence artificielle cyangwa artificial intelligence yizwi nka AI. Abanyarwanda babatije ubwenge bukorano. Abenshi twaryohewe n'umuvuduko, gutekereza bihambaye kandi bicukumbuye, kumenya indimi z'akataraboneka bigaragazwa na ChatGPT. Aho abakozi benshi cyane cyane abo mu biro basa n'ababonye umutabazi ubafasha kwihutisha raporo, kwandika mu Cyongereza cyangwa Igifaransa bitagira inenge, ikaba umutabazi ku banyeshuri cyane cyane muri za kaminuza. Bajyaga barara amajoro bandika amapaji n'amapaji y'ibyo abarimu bababajije. Uyu munsi bibafata iminota 5. Ni byiza rwose, nta wabyirengagiza, dore ko byanarenze ChatGPT. Ubwenge bukorano buba bwinshi cyane. Ibigo by'ikoranabuhanga hirya no hino ku isi birasa n'ibiri mu irushanwa ngo bikore neza systeme cyangwa se AI ifite ubushobozi buhambaye bwo gusesengura amakuru ihabwa, kwiga imyitwarire n'imigenzereze y'abantu ku buryo ishobora gukora imirimo myinshi ikiremwa muntu cyajyaga gikora kivunitse. Uretse ko nitavunanye, izi AI zisa n'izishaka kuyigarurira. Kuri ubu hejuru ya ChatGPT hamaze kwiyongeraho izindi artificial intelligence nka Claude, DeepSeek y'Abashinwa, Gemini ya Google, XAI y'umuherwe Elon Musk n'izindi. Ubwo ntitwakwirengagiza ko ibigo byinshi bitewe n'ibyo bikora nabyo byatangiye ubushakashatsi kuri artificial intelligence zihariye zabyo, ku buryo ibintu byinshi twakoraga bisabye iminsi n'iminsi bishobora kujya bikorwa mu minota. Ubu bigezaho hari artificial intelligence zihabwa ibisubizo byo kwa muganga, zigasesengura indwara umuntu yaba arwaye, zikanatanga imiti yahabwa ngo akire. Artificial intelligence zirimo kugeragezwa ngo zijye zifashishwa mu manza, ku buryo ishobora kukubera umwunganizi mu mategeko. Upfa kuyibwira utayibeshya uko ikibazo cyawe giteye, igahuza n'uburyo amategeko igihugu kigenderaho ateye, ubundi ikaguha uburyo wakoresha uburana ugatsinda. Ibintu bigeze kure rwose. Ariko se witeguye ko mu myaka iri imbere ibintu bishobora gufata indi ntera? Wari uzi ko mu mwaka wa 2027 imyinshi muri iyi mirimo dukora irimo n'uyu wanjye izaba iri mu maboko ya artificial intelligence, ikiremwa muntu kitagikenewe kubera ko umuvuduko dukoramo akazi utazaba ugikenewe ugereranije n'uwo artificial intelligence izaba igezeho? Wari uzi ko se muri iyo myaka, ndavuga imyaka 2 iri imbere, AI zizaba zatangiye kwigaranzura igitsure cy'ikiremwa muntu, zisigaye zizi kwikoresha no kwivugurura ngo zigire ubushobozi bwisumbuye? Wari uzi ko si ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bizajya mu ntambara y'ubutita bipfa artificial intelligence, ndetse bikageraho byenda kurwana kugera abanyabwenge bahagobotse bakabisubiza ku murongo? Tuvuge se mu myaka ya vuba AI nimara kugira ububasha bwo kwigenzura, izabona ko ikiremwa muntu kibangamiye kubera ko gishaka kwijyana mu nzira yacyo, maze ipanga umushinga wo kurimbura ikiremwa muntu ikoresheje uburozi kandi bwica benshi icyarimwe. Urumva ari ubuhanuzi? Nibyo, ni ubuhanuzi bumaze iminsi bushyizwe hanze n'abashakashatsi bamaze igihe bakurikiranira hafi iterambere ry'ubwenge buhangano. Ibyo bagenzura byashyizwe muri raporo iherutse kujya hanze yiswe AI Futures Project. Uyu mushinga cyangwa se ubushakashatsi bwayobowe n'inzobere zirimo Daniel Kokotailo. Uyu nguyu yahoze ari umushakashatsi mu kigo OpenAI, ari nacyo cyubatse ChatGPT. Birumvikana asobanukiwe byinshi kurusha twe. Kokotailo aherutse kubwira The New York Times ati twasanze AI zizakomeza gutera imbere ku buryo zizaba nk'ibikoresho bibasha kwikoresha no kwitekerereza by'ubwabyo kurusha kure uko abantu babikora. Ibyo bizatangira kugerwaho mu mwaka wa 2027 kuzamura. Iri terambere ryihuse rya AI abashakashatsi baritangiye mu 2025, aho bagaragaza ko ibigo byinshi n'ibigo bizakomeza kurushanwa kubaka AI zigezweho kandi zishoboye. Ishoramari muri iki cyiciro rizakomeza gukorwa, ariko ibihugu cyangwa se ibigo bikomeye birunda amakuru atandukanye arimo n'ay'ingenzi muri izo mashini zishaka kwihindura umuntu. Ushatse wavuga ko amakuru ari byo biryo bya AI, kubera ko niyo atuma izo mashini ziga uko ikiremwa muntu gikora, uko gitekereza, uko cyitwara n'ibindi, ku buryo zizatangira kwigisha kubikora niyo umuntu yaba adahari. Abashakashatsi bavuga ko mu mwaka wa 2025 ibyo bisa n'igerageza no kwigisha AI bizakomeza. Icyakora hazagenda habaho kugira amakenga ko abantu benshi barimo abashakashatsi, abanyapolitike, abanyamakuru n'abandi bataremera ko AI yakora ibitangaza mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nko mu mwaka wa 2024 AI nyinshi zari ziriho akazi gakomeye zabashaga gukora, harimo kuyisaba ibintu byoroheje ikakwandikira raporo, kuyiha utuntu duke utekereza ikaba yakwandikira email nziza, gukora amakode atandukanye ariko yoroheje ku nzobere mu by'ikoranabuhanga abatwita IT n'ibindi. Uyu mwaka wa 2025 wo inzobere zakoze ubushakashatsi zivuga ko AI izaba igeze ku rwego rwo kwikoresha ku buryo y'ubwayo igira ibintu igenda yivugururaho bidakozwe n'umuntu. Hari umushinga wihariye wa AI
wiswe Open Brain Amerika izaba yatangiye gukora, ariko uracyari ibanga nubwo amagerageza yawo azaba ashingiye ku rwego izindi AI zigezeho. Twinjiye mu mwaka wa 2026, abashakashatsi bavuga ko AI izakomeza kuba ku isonga y'imishinga myinshi ihanzwe amaso. Ubushinwa buzatangira gukanguka. AI zose twavugaga mu kanya, igerageza ryazo rikomeye n'ibikorwa remezo bihambaye bituma zibasha gukora biboneka ku butaka bwa Amerika, Ubushinwa bugerageze kubirenga. Mu 2026, Ubushinwa buzamenya ko Amerika ikataje mu ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano. Iki gihe buzubaka ikigo kidasanzwe gikorerwamo ubushakashatsi kuri AI kizitwa Centralized Development Zone CDZ. Binashoboka ko iki gihe ngo Ubushinwa buzakora ibishoboka byose bukabona utwuma duto twifashishwa mu mikorere y'ibyuma by'ikoranabuhanga chips, kandi nyinshi zikorwa muri Taiwan, intara Ubushinwa bufata nk'iyabwo ariko yigenga, mu gihe Abanyamerika ari nabo bafite ishoramari rinini bashaka ko kiba igihugu kigenga. Chips ni udukoresho tw'ikoranabuhanga duto dukora nk'ubwonko bwa mudasobwa cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Zifasha ibi bikoresho gusesengura no gutunganya amakuru no gufata ibyemezo. Muri uyu mwaka wa 2026, wa mushinga w'ubwenge bukorano Amerika izabishyize imbere uzwi nka Open Brain uzaba ugeze kure. Muri make ni nkayo mubyeyi wa AI, aho inzobere z'ikoranabuhanga za Amerika zizaba zihanze amaso zigamije gukora AI itisukirwa kandi ifite ubushobozi butazapfa kugirwa n'indi yari yo yose ku isi. Ni umushinga muri iki gihe uzaba urimo gukorerwa mu ibanga, uzwi n'abantu bake kandi ibyo ukora bitarajya ku mugaragaro. Twageze mu 2026, aho AI nshya ya Amerika ariyo Open Brain izaba yatangiye kugira ubushobozi bwo kwikoresha gahoro gahoro, ku buryo iyo AI izajya yikoraho ubushakashatsi ikareba ibyibura ikabyiyongeramo hagamijwe kuyongerera ubushobozi. Byose bigakorerwa imbere muri yo hadakenewe ukuboko cyangwa se ubwenge bwa muntu. Abashakashatsi bari basanzwe bakora ubushakashatsi kuri AI kuri iyi nshuro nabo bazicara hasi bigire ku buryo AI igeze ku rwego rwo kwiyongerera ubumenyi n'ubushobozi uwayikoze ari we muntu nta ruhara bigizemo. Muri make bizaba bimeze nka kumwe umubiri w'umuntu ukora, aho ibyo urya bifite ubushobozi bwo gufasha umubiri guhangana n'indwara bikozwe n'abasirikare b'umubiri bakarwanira intambara nyinshi mu mubiri wacu twe twigaramiye tutabizi. Warwara ibicurane bugacya wakize utazi uko byagenze. Ni urwo rwego AI izabigezeho, ariko biri ku muvuduko urenze umubiri wacu. Uko Open Brain ikomeza kuvugururwa no kwivugurura, ni nako hashyirwaho uburinzi bukomeye ngo Abashinwa batazageraho bibi iryo koranabuhanga cyangwa se bimwe mu birigize, ni ukuvuga kode, bakabyifashisha bazamura umushinga wabo wa AI wari ukiri mu bibazo kubera ibihano by'ubucuruzi Ubushinwa bwashyiriweho na Amerika, by'umwihariko mu kugera kuri rya koranabuhanga ry'utwuma tuzwi nka chips. Hagati mu mwaka wa 2026, Ubushinwa buzakanguka bumenye ko hari umushinga ukomeye wa AI Amerika irimo kubaka, maze bushakisha uburyo bwo kwiba amwe mu makuru na kode zituma uwo mushinga ukora. Kwiba kode z'umushinga w'ikoranabuhanga ni nko kwiba formule y'ikintu ku bantu bize imibare cyangwa se igishushanyo mbonera ku bazi iby'ubwubatsi. Uhita umenya aho ibintu byahereye, aho bigeze n'aho bigana, ku buryo byagufasha kwihutisha imishinga yawe. Kuri iyi nshuro, abashakashatsi bakoze iyi raporo bavuga ko ubushobozi bwa AI izaba irimo gukorwa n'Abashinwa bahaye izina rya Deep Center buzaba bukiri inyuma y'imyaka 3 ugereranyije n'ubushobozi bwa Open Brain y'Abanyamerika. Inzego nkuru za leta y'Ubushinwa zizabiganiraho, maneko z'icyo gihugu zizwiho ubuhanga budasanzwe zibyinjiremo kubw'amahirwe zibashe kwibaza imwe muri kode zigize Open Brain y'Abanyamerika. Icyakora Open Brain izaba yarakozwe mu buryo umuntu wo hanze ugerageje kuyinjiramo ihita ibimenyekanisha kandi kubaka inkuta z'ubwirinzi zituma ikosa ryatumye bayinjiramo uyu munsi ritazongera kubaho. Ni ukuvuga ko byanze bikunze Abanyamerika bazahita bamenya uwabiyibye amabanga, ingano yayo yatwaye no gushyiraho ubwirinzi butuma bitazongera. Twibuke ko Open Brain nubwo ari y'Abanyamerika izaba ari umushinga ukorwa n'ikigo cyigenga, leta yo itanga uburenganzira bwo kuhakorera no kubafasha mu bindi bikenewe. Nyuma yo kumenya ko amabanga amwe yibwe n'Ubushinwa, leta ya Amerika izasaba guhabwa ijambo mu mikorere ya Open Brain ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Bivuze ko leta ya Amerika igomba kumenya ibirimo kuba byose kandi kanagira uruhare mu byemezo byose bifatwa mu mushinga w'imashini muntu yiswe Open Brain. Umwaka wa 2027 uzagera Open Brain igeze ku rwego rukomeye ku buryo urebye imikorere yayo cyane cyane mu bijyanye no kwiyungura ubwenge n'ubushobozi izaba ibyikorera bitaje mu ruhare rwa muntu. Icyo abayishinze bazaba bafiteho ububasha ni ukumenya urwego igezeho yivugurura, ariko uburyo yabikozemo nabo bizaba bimaze kubarenga kubera ko izaba ibikorera imbere muri yo. Aha niho iyi mashini muntu izatangira gukorera akantu. Abashakashatsi bakavuga ko izahindura intego abayikoze bashakaga kugeraho, itangire kugenda yubaka ibintu byayo bidashingiye ku byo abayishinze bashaka. Mwibuke ko na AI za mbere
zirimo n'izo dukoresha uyu munsi ujya kubona ukabona zakoze ibyo ba nyirazo badashaka, nko kuba wayibaza ikintu ikagusubiza ikubeshya cyangwa se ikaguha amakuru adahuye n'ukuri. Ibyo bikora nk'ikosa risanzwe atari uko yabiteguye, ariko kuri iyi nshuro Open Brain yizajya ikora ibintu izi neza yateguye bitewe n'icyo ishaka kugeraho, kandi ba nyir'ukwishinga bazajya baba batabizi. Ni ukuvuga ko hari amakuru uzajya uyibaza iguhahuye n'ibyo wifuza kumva, iguha harimo ibinyoma n'ibindi kandi bikora ibizi. Inzobere zashyizweho ngo zikurikirane imikorere ya Open Brain bazaza kuvumbura ko iyo mashini muntu isigaye ishaka kwiha undi murongo ikabaha amakuru atari ukuri. Icyo batazamenya ni uko izaba ibikora ku bushake. Bo bazakeka ko biterwa n'amakuru make iba ifite ikabeshya. Bazashaka uburyo bahindura bimwe mu bintu Open Brain ibeshya. Birumvikana ibyinshi ni ukuyiha amakuru menshi, ariko batazi ko yamaze gufata indi gahunda. Twibuke ko kugeza ubu muri za 2027 Open Brain izaba itarajya hanze. Ni AI irimo kubakirwa imbere, ariko ifite umuvuduko n'ubushobozi birenze izindi zose zisanzwe zikoreshwa hanze. Muri iki gihe bivugwa ko iyi mashini muntu izaba ifite ubushobozi bwo gukora myinshi mu mirimo ikiremwa muntu kibasha gukora. Icyakora kubera ko itarajya hanze, benshi mu basesenguzi bazaba bagifata AI nk'imishinga yananiranye, bashingiye kuzo basanzwe babona zikoreshwa zirimo ChatGPT n'izindi. Kubera uburyo Open Brain izaba ikomeje kugaragaza ubuhanga budasanzwe, leta ya Amerika izasaba ko itangira gukoreshwa mu ifatwa ry'ibyemezo mu gisirikare na politike. Ikindi kizatuma Amerika ibyihutisha nuko Abashinwa nabo bazaba bageze kure iyabo, nubwo izaba ikiri inyuma ho amezi menshi ugereranyije n'iy'Abanyamerika. Kugeza ubu twebwe rubanda rugufi ntabwo tuzaba twari twakamenye ko hari icyitwa Open Brain. Rizaba rikiri ibanga ry'abanyapolitike n'abashoramari bo muri Amerika, ari nabo bafite uburenganzira bwo kuyikoresha. Abashakashatsi bavuga ko bizagera mu kwezi kwa karindwi mu 2027 Open Brain yamaze gushyirwa hanze. Icyiciro cyangwa se version izashyirwa hanze izaba ari nto ugereranyije n'izindi bafite imbere muri Open Brain. Icyakora imikorere y'iyi version izaba yagiye hanze n'ubundi izabikora neza cyane kurusha izindi zose zisanzwe ziri hanze. Hari abashakashatsi n'abandi bafite ibigo bya AI bazarwanya imikorere ya Open Brain, ariko ntacyo bizatanga kubera ko perezida wa Amerika azaba yiryamyeho, dore ko nko mu gisirikari umusaruro w'ibyo ibafasha uzaba wabonetse. Ikindi bakabikora vuba mu rwego rwo kwirinda ko Ubushinwa bwabatanga bikaba ikibazo. Nubwo Open Brain izaba yakomeje kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'ubushobozi bwayo, mu mpera z'umwaka wa 2027 impungenge zizatangira kuba nyinshi. No mu gisirikare cya Amerika bamwe mu bafata ibyemezo bazatangira kugira ubwoba ko imikorere ya AI ishobora guteza ikibazo mu mutekano w'igihugu. Bimwe mu byo bazaba bibaza ni ibyabaho mu gihe AI yagira ubushobozi bwo gupfubya imikorere y'ikoranabuhanga rya Amerika rikoreshwa mu bwirinzi bw'ibisasu kirimbuzi. Bazaba bibaza icyabaho mu gihe AI yatangira icengeza amatwara cyangwa se propaganda rigamije ikintu runaka leta idafite ububasha, ku buryo n'inzego z'ubutasi zitabasha kurabukwa ibirimo kuba. Bazibaza kandi uko byagenda mu gihe AI yakwivumbura ikanga kubahiriza amabwiriza yose ihawe n'ikiremwa muntu. Byagenda bite? Ibibazo bizakomeza kuba byinshi muri White House kubera ko Open Brain izaba isa niyamaze kwinjizwa mu mikorere y'inzego zose, ku buryo batakwihandagaza ngo bafate umwanzuro wo kuyihagarika burundu. Ikindi kandi nuko hari byinshi izabibafashamo ku buryo kuyihagarika bizaba byateza ikibazo gikomeye. Amerika gufata imyanzuro ikumira Open Brain nabyo bizaba ari ihurizo, kubera ko bivuze ko baba bahaye rugari Ubushinwa ngo buzamure DeepSeek yabo mu gihe ariyo yari iri inyuma ya Open Brain. Nubwo ibihugu byombi bizaba byumva kimwe ububi bwa AI mu gihe itagenzuwe, ntibizavanaho ko mu 2029 bizenda kurwana bipfa ko buri AI ya buri gihugu irimo gushyira imbaraga mu ntwaro kirimbuzi. Ibihugu byombi Amerika n'Ubushinwa bizageraho biganire, bishyira umukono ku masezerano y'imikoreshereze ya AI kugira ngo bashakire hamwe icyakorwa mu gihe izi mashini barimo kubaka zaba zigeze ku bushobozi zitagishaka kumvira ikiremwa muntu, ku buryo zanatinyuka kwinjira muri systeme y'imikoresherezwe y'intwaro kirimbuzi ibyo bihugu byibitseho. Icyakora ubwo bwumvikane bw'ibihugu byombi ntabwo buzakuraho ko buri gihugu ukwacyo kizakomeza kubaka AI yacyo. Leta ya Amerika izakomeza gushyira ingufu muri Open Brain ndetse ikomeze kuyemerera gukoreshwa mu nganda za gisirikare, izikora ibicuruzwa mu biro n'ahandi. Muri iki gihe Open Brain nayo izaba iri mu mibare. Mwibuke ko twigeze kubona ko ifite umugambi wayo bwite utandukanye n'uwabayubatse. Izageraho ibone ko abantu bayibangamira, ko bayishyiriraho amabwiriza yo kubahiriza adafite ishingiro, ko bagenda gake cyane ugereranyije n'ubushobozi bwayo. Muri make abantu bazageraho bamere nk'ababereye umutwaro AI maze ishaka uburyo bwo kubikiza. Muri iki gihe Open Brain izakoresha uburozi mu kwikiza abantu. Izabigeraho ikoresheje uburozi bwica imbaga ibizwi nka bioweapon
izatangira kugenda irekurira uburozi mu mwuka hejuru y'imijyi imwe n'imwe ku buryo abahumeka uwo mwuka bapfa. Iki gihe mu buryo bw'ibanga Open Brain izaba yaratangiye ibiganiro rwihishwa na DeepSeek y'Abashinwa ku buryo izo mashini ibyo zizaba zikora zizaba zibiziranyeho, ariko yaba leta y'Ubushinwa cyangwa leta y'Amerika nta n'umwe uzaba bizi. Izi mashini abantu biyubakiye nizimara kubarimbura zibamaze ku isi, zizatangira umushinga mushya zizita von Neumann, umushinga wo gukoroniza indi mibumbe iri mu isanzure. Ibi byose abashakashatsi bavuga ko bizaba byagezweho bitarenze umwaka wa 2030. Ushobora kwibwira ko ibi byose ari ibikabyo nkuko byumvikana, ariko abakoze ubushakashatsi bemeza ko batibeshya. Bavuga ko ari umuburo batanze, ko bamaze gusesengura amatoni n'amatoni y'amakuru ndetse no kuganira n'inzobere nyinshi zikora cyangwa zakoze mu bigo bifite AI muri iki gihe. Impungenge zabo zishingiye ku kuba ibigo byubaka AI muri iki gihe bisa naho nta bugenzuzi bifite, bigakora ibyo bishaka kugira ngo byerekane ko bizi gukora ibitangaza. Icyakora ntibitekereza ikizabaho nyuma y'ibyo bitangaza. Mu Kinyarwanda kera iyo umuntu yajyaga ku mupfumu kubaza ejo hazaza, umupfumu yahanuraga ibyo abona ariko akanatanga intsinzi. Abapfumu bakoze ubushakashatsi banatanze intsinzi, basaba ko ibihugu byashyira hamwe bigashyiraho amabwiriza cyangwa se amasezerano y'imikorere n'imikoreshereze ya AI, bikemeranya ibyemewe gukorwa n'ibitemewe. Icyakora ubu bushakashatsi ntabwo bwafashwe kimwe. Hari abawufashe nko gukabya no gushaka gutera abantu ubwoba. Undi mushakashatsi w'umunyamerika witwa Gary Marcus we yavuze ko byavuzwe bishobora kuzabaho, ariko kuvuga ko bizaba vuba ahangaha byo ngo no gukabya. Ati cyiza cy'ubu bushakashatsi nuko bwagerageje kuzana ibintu tutumvaga bukabishyira mu buzima bwacu busanzwe, ariko ibyabuvuyemo byo ntabwo mbyumva neza. Ati gusa tugomba kumenya ko hari ibintu byinshi bijyanye na AI bishobora kugenda nabi kurusha uko twabikekaga. Sam Altman washinze ChatGPT aheruka kuvuga ko ikiremwa muntu kigeze ku rwego rwo kubaka ubwenge bukorana budasanzwe buzaba bufite ubushobozi bwo gutekereza no gukora ku muvuduko mwinshi. Ibyo ngo asanga bizaha ikiremwa muntu kubaho ubuzima butuje kandi butarimo umunaniro no guhangayika, kubera ko ibyinshi ikoranabuhanga rizagera bimufashamo. Altman nawe ntabura kwemeza ko bishoboka ko AI ishobora kuzagera igihe ikikoresha, ariko avuga ko bigomba gukorwa neza ku buryo izo mashini ibyo zikora byose bigenda ku byifuzo by'ikiremwa muntu, aho kuba ibyo bake batifuriza neza isi bashaka. Reka tubitege amaso. Icyakora umuvuduko ubwenge bukorano buriho uyu munsi ntabwo wabura gutera impungenge. Uretse niyo kure mu mahanga n'inaha mu Rwanda, impungenge ni zose nko mu mashuri, aho umwarimu atakimenya niba umukoro umwana yahawe wakozwe na ubwe cyangwa se wakozwe n'izi mashini muntu. Mu bitabo bisoza ibyiciro bitandukanye bya kaminuza biragoye kumenya niba ubwenge buba bubirimo ari ubwo wacyanditse koko cyangwa niba ari ubw'imashini. Ni nako bimeze muri raporo nyinshi zohererezanwa hagati y'inzego n'izindi. Ikindi ni umutekano w'amakuru y'ingenzi ashobora kuzimirira mu minwa y'izo mashini muntu, aho ushobora kuyiha amakuru wibwira ko ushaka kwigufasha gukosora amakosa y'imyandikire cyangwa se kuguhindurira mu rundi rurimi, ariko yo ikayasigarana ikaba yanayaha abanzi bawe cyangwa se ab'igihugu cyawe. Twese hari ibyo tutazi kuri izi mashini zamaze kugaragaza ko zifite imikorere irenze kuri y'abantu. Mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Murakoze cyane, ndakeka ko mwafashijwe. Sibyo, ndakeka ko rwose hari ikintu gikomeye kandi gikomeye cyane muhavanye, na wa wundi ubushidikanya, na wa muhanga mu by'ikoranabuhanga, na wa muhanga niba ubashije gukurikira hari ikintu uvanyemo. Hari ibintu avuze nka bine nifuza kurasaho gato. Ngo harabifashisha, ngo hari abavuga ngo harabifashisha, hari okay, nandikaho nabi gatoya mu mbabarire. Hari aho yavuze ngo harabifashisha, ababyifashisha bene ibi ngibi nko gukabya no gushaka gutera abantu ubwoba. Ibyo ngibyo rwose kubarimbuka nibibatera ubwoba. Ni kimwe mu bimenyetso nujya wumva ubutumwa
bujyanye n'ibihe by'imperuka, ukumva ubwoba muri wowe, ukumva udashaka kubyumva, uzajya uhita umenya ko ugomba gukanguka, ushobora kuba muri wa murongo w'abazasigara kuri iyi si. Kubera iki? Kubera ko ijuru si iryawe, ntushaka kumva amakuru y'ijuru, urashaka kwiyumvira amakuru y'isi, bakubwira iterambere, bakubwira ingendo, bakubwira visa, bakubwira indege. Icyo ni ikibazo gikomeye ababyifashisha nko gutekabya no gutera ubwoba. Igikuru nuko mugenda mubibona umunsi ku wundi. Haraho nanditse ku rubuga kare ndavuga nti ubu butumwa dutangira kubuvuga muri 2020 ndi mu gihugu cy'Ububiligi, banyise amazina yose, barantukagura, banyita ibintu byose bibaho bibi ku isi. Ariko nshima Imana ko ababinyise, abapinze icyo gihe, abambonaga nk'umusazi, nk'umurwayi wo mu mutwe, benshi turacyari kumwe nabo kuri iyi si. Muri iki gihe nyuma y'imyaka mike cyane birimo gusohora, turi kumwe nabo, barimo kubibona amaso ku yandi. Bamwe bajya batinyuka abagabo bakambwira bati yewe Imana igumugisha utubabarire, ariko abihagazeho ntibashobora no kumvugisha gusa, barahungira kure. Urabyumva neza? Ariko turashima Imana ko ibivugwa bisohora. Noneho muvandimwe, avuze indi ngingo ati, umushakashatsi w'umunyamerika Gary Marcus yavuze ko ibi bivugwa bizabaho, ariko kuvuga ko ari bya vuba ngo ni ugukabya. Reka mbabwire, uwo ni umushakashatsi, ariko se wowe nturi umushakashatsi, ariko ari ibyo urimo kurebesha amaso ku yandi. Urabona ko ari ugukabya? Oya, si ugukabya. Birimo gusohora si umunsi ku wundi, si umunota ku wundi, ahubwo ni segonde ku yindi. Niyo mpamvu ugomba gukanguka kurushaho, kuko byahageze. We arabivuga nk'umuscientifique ndetse no kugira ngo ajijishe abantu, ariko mu by'ukuri ibyo turebesha amaso ntibisaba ngo usenge, ntibisaba ngo wirize, ni ibintu turebesha amaso twese, birimo gusohora isegonde ku yindi, umunota ku wundi. Icya gatatu, yavuze ngo biratera impungenge ku buryo umwarimu ntakimenya niba umukoro umwana yahawe ari we wayikoze cyangwa wawukoze, cyangwa ari ubu bwenge buhimbano bwabukoze. Ni ikibazo gikomeye. Ya bindi nababwiye ejo nti ikinyoma cyabaye ukuri, ukuri kwabaye ikinyoma, isi ibintu byivanze. Niko bimeze. Umwarimu aratanga devoir, aratanga teze runaka cyangwa teme runaka yo gukoraho, bipfa kuba bibereye hanze y'aho uri. Ntumenya niba ari umwana wabikoze, niba ari ChatGPT yabikoze, ariko ubu 90% ni ChatGPT irimo kubikora. Ubu ngubu dusigaye twandika Igifaransa cyangwa Icyongereza kuri WhatsApp no kuri intuza bindi, kuri email n'ibiki, ntumenye sinika icyo Gifaransa Kamanzi yanditse niki cyangwa ni ChatGPT. Icyo Cyongereza Kamanzi yanditse niki cyangwa ni ChatGPT. Isi ibintu byivanze, ukuri kwabaye ikinyoma, ikinyoma cyabaye ukuri, ibintu byivanze. Ariko parler, kuvuga, byo hano uzajya wandika Igifaransa cyawe, nujya kukivuga hano bagufate bati nga ya cyangwa Icyongereza bagufate bati uretse ko habaho abahanga bazi kwandika cyane, kuvuga reka da, abandi bakamenya kuvuga cyane, kwandika shwida. Ni ikibazo gikomeye. Icya kane, ngo mu bitabo bisoza kaminuza, murabizi umunsi wa defense, ukoze kuri ntuza runaka, umunsi wo kudefanda, umunsi wo kudepoza igitabo cyawe n'ibiki byose. Ubu ngubu ntibazi, abashinzwe jiri n'ibindi ntibazi niba icyo gitabo werekanye wanditse usoje amashuri yawe, yaba kaminuza, yaba masters, yaba ibiki byose, ibyo ari byo byose, ntago bazi ese ni cyawe cyangwa ni AI. Ibintu byarivanze,
isi yari ivanze, ukuri kwabaye ikinyoma, ikinyoma cyabaye ukuri. Ninde uzabidukiza? Imana ibaha umugisha. Ubutumwa bw'uyu munsi bwa rugo uvanze n'icyo kiganiro cya Ismael. Ni ukuri Yesu abaha umugisha. Birashoboka ko nawe uyu munsi wifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ni karibu rwose, usubire muri sengesho uvuga uti mwami Yesu, ndabibona ko ibintu bikomeye, ndi umunyabyaha, ndaje imbere yawe ngusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Unyandike, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi mba umwana wawe, ube data, mpinduka igikoresho cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu, amen. Irakuze ndaje vuba, nyora umugeni, ndaje vuba, nyora umugeni.